garuka mukura kuri fedo match ugashyira Emery kuri bench ugashyira Abedi kuri bench Abedi kuri bench Gloire mu kibuga Gloire mu kibuga na Emery hanyuma Abedi ari kuri bench nk'umuntu waruvuye wari uri gukira imvune ikibazo kikabikirero iki kintu rero Rayon Sport ifite kigaruka mu butumwa gakwayegeze gutanga subiza amaso inyuma rigoga ibintu nabwo byabaye controversial yaravuze ati twasanze ikipe nta bakinnyi ifite cyangwa mbivuze mu kinyarwanda kitari cyo yakoresheje nuko yavuze ntacyo bitwaye nta bakinnyi dufite ese muri kubyumva neza ko ari ikintu mwigura ry'abakinnyi cyari kiri mu mutwe w'abayobozi zeriyo message ya clickingaga mu bwonko bwabo baravuga nta kipe ihari ese murumva ko icyo kintu muri Rayon Sport iyo narrative idatandukanye na narrative twicaye ahantu ngewe kwizigira rugangora sindi buvuga umuyobozi wabivuze muri aba ba Rayon Sport bavuyeho bavugaga ngo impamvu twabuze igikombe ngo nta bakinnyi Jean Fidèle yadusigiye ngo tugiye kwigurira abacu ariko abo babo baguze bavuga n'abandi nabo bayive nyine Habimana na Barivardo ngo nibo baje kugura nibo baguze kuko Jean Fidèle yasimbuwe kwizigira ntuvuga uwo mugabo ntago namuvuga ni numwe mu bantu bakomeye muri Rayon ntago namuvuga umva hari n'abandi banyamakuru benshi rwose nari buvuga amazina ubu tugiye kwigurira aba hari n'umwana w'iwacu wari wavuye Huye yitwa Eric uriya uri gukora ibyegeranyo nawe yari ahari icyo gihe twari turi kumwe na Ruvuyanga abahandi simba avuga ni ukuvuga itandukano ry'abayobozi gutangaza umwe yabivugiye kuri mikoro undi abivugira ibyo bintu birasa ndashaka kukwereka ikintu kiri muri Rayon cyuko ikintu cya continuity ubuyobozi buje bushaka kugaragaza ko ubundi bwari zero ntabwo haba ikintu cya continuity nta bakinnyi bahari ibintu byarapfuye nko kumvikanisha ko ibya mbere ntacyo bivuze twebwe ibyo tuje gukora ni ibishya ni ibitagatifu new version ibyo bintu mu mupira w'amaguru ntibibaho umukinnyi utaguze ntibivuga yuko utamukoresha umukinnyi hasanze kuba atari we wamuguze wamukoresha iki kintu rero mwagiye kubwira umutoza ngo nta bakinnyi bahari ngo ntiyarinya abakinnyi batandatu bashya muzi ko principe y'umupira ikintu cya mbere ari automatisme ari ukumenyerana muzi yuko ako kantu ko kuba abantu bafite n'ukuntu babaye n'aba league proven players bamwe na bamwe ukabaridikiriza kuri iyo nivo nka Gloire ngonge akibara muri line up Gloire umwe mu bakinnyi beza bafashe ariko mwibagirwa vuba sinzi ukuntu muteye kabisa muri minsi Rayon Sport yetswe na Kitoga na Gloire icyo kintu cyo gufata abantu mugahita mubagira nk'Imana muzi ko byica abandi bari basanzwe muri equipe nasura managing ba Emery gute nasura managing ba Bedi gute nasura managing ba Gloire gute none se nyuma y'iyi match nta zindi uzabakeneraho ubwo abashya rero ni ibitangaza n'Imana zaje zigomba gusengwa zikimikwa totally wrong ntabwo ibyo bintu ari byo ntabwo byagombaga kumera uko gutsindwa simvuga ko APR itari kubatsinda jwebye birashoboka rwose nabo bari kujyamo wenda ikabatsinda nkuko bigeze no kuba barimo ikabatsinda ariko ubaha principe ya mbere muri coaching cyane rume na Bruno Fernandes namukurikiye turaganira nyuma ndavuga coach but you did something kiri unusual how come mushobora kwisanga muri situation defense yose bashya kuba mwiza kuramo abakinnyi batandatu mukarinya batandatu bashya badakoranye imyitozo icyumweru ubu ntago bibaho mu mupira ni nagasuzuguro kuko ubundi muri coaching ikintu cya mbere uri wadinga ni effort y'abantu wari ubizi icyo kintu ndaguha urugero hari igihe Mikel Merino no muri Arsenal yatsindaga ibitego ameze neza umva bro Arteta akihangana akamuforsa akamushyira kuri point cyangwa akamugarura hagati ariko umukinnyi wagize match nziza match ishize ntabwo umukura mu kibuga Gloire akubajije ngo wamwoye iki wamusobanurira uyu wakizemo witwa Bienvenu uyu mukinnyi tuvugishe wamubonye he ku buryo uhise uvuga ngo uracutse wowe ngonge ni muzima bitandukanye na Bedo ufite makanoke uracutse jya hariya nta hanze twimitse ntubonetse no kuri fedo match icyo kintu ni ikintu kibi muri coaching n'ubutaha nimwongera none Rugaju mugere continuity mujye mu babakinnyi wababaza akantu gato kuri icyo kintu watif iyo ubuyobozi n'umutoza bicara bakavuga bati hoya reka dufate abamenyereye shampiyona twongeremo nka 2 cyangwa 3 kandi umufana yaje kuri stade aje kureba abakinnyi bashya n'ubundi bagatsindwa ibitego 4 muri manieri n'ubundi batsinzwemo kwa gatandatu ntago bwo byari kuba ikibazo hagati y'ubuyobozi n'abafana babo baje kureba za ntwaro babagura ntago yari match ya pre-season
nta kibazo byari iriya match ntabwo yari ya Precision, iriya match ntabwo yari ya Rayon Sport, ntabwo ari Rayon Sport yari ya hostinze, iriya yari match y'igikombe, yari imerekina derby, ntabwo ari match yo kugeragezamo abakinnyi. Ibintu Rayon Sport yakoze n'ubwiyahuzi, mark my word like that, n'ubwiyahuzi nibibaho. Oya n'ubwiyahuzi ni igisasa, chairman n'ukuri ko Imana chairman wa APR icyumweru mu chairman wa APR amaze kuwakubita yegereye itangazamakuru, baramubaza ati urayivuga iki, aravuga ati iyi kipe yafasha abakinnyi bashyashya ikabashyiramo nta automatism ifite, ati ntiyari kudutsinda niyo dukina imikino. Ese reka wari chairman baretse gato nkujyana ahandi hantu muri vestiaire ya APR, ndinjiramo muri vestiaire ndani za ndani, abakinnyi babwiye umuntu nizeye nawe wampaye amakuru wabasanze muri vestiaire mu byishimo, bari barabyina bafite igikombe, baravuze ati abo bakinnyi batandatu ba Rayon Sport niyo bari ko harimo Kylian Mbappe, harimo na Lamine Yamal na Messi, bahuriye Kigali kuri aeroport kwa mbere mu cyumweru, ntibari kudutsinda. Bivuga ngo n'abakinnyi ubwabo line up, uribuke ikintu nabwiraga cya line up igihe zabaye afishe n'ibiki, n'igihe abandi bayisohoreye, uzi igihe cyemezo cyo gukuramo ruboneka cyamenyekana. APR yakubise icyumvirizo imenya ko batandatu bazabanzamo, iravuga ati muduhereze indi fresh leg. Babwira ruboneka, baramuganije gutya mu maso, baramubwira ruboneka uri umukinnyi mwiza, you deserve to play 90 minutes, ariko kubw'inyungu nicyo tugamije, twamaze kumenya ko kwa Mukeba bagiye kwirangiza, icara hariya turaza kuguha iminota yo kuza kuturangiriza match. Yanagiyemo kare by the way, 57. Ibyo bintu uze kwitubambira, ibyo bintu uze kwitubambira, ugifite amaguru mashya, uguruka uyifate, bananiwe uyikoresha icyo ushaka, kandi nawe uraza kubyinjoyinga nk'umukino. Ruboneka barabimubwira, baramubwira ati Sekiganda yaramaze iminsi adahari, ukina na Dauda mukina neza, ntacyo utaduhaye. Byumvikane neza, ihangane byumvikane neza. Konsani yacu tuva no kuri line up yari utuntu tubiri, suko hatari abakinnyi bashya washyiramo, ariko ntabwo bishoboka ko batandatu bahurira mu kibuga icyarimwe ngo haze batanu bare basanzwe. Icya kabiri, suko abanyamahanga tuvuga yuko utari kugira bukoresha, ariko mu banyamahanga wakoresha ntiwakwiyima Abedi na Gloire Ngombe, bo nabakinnyi rega wabonye uzubushobozi bwa bazi champion y'u Rwanda, uri kuvuga ntabwo bazi, uri kubagerageza naye ni ibintu nyine bidafitiwe muri business fact. Ibyo rero twabonye ko muri business basugira inama, ariko twasanze ari ubuyobozi bwabifashije. Don't put all your eggs in one basket, reka tunemere ko baba ari n'abakinnyi beza. Hari uwo mugano uciye muri business, nese sinjya mbona abanyamagare bikoreye amagi yose barashyize ku igare bayatwayeho, kandi irigo yose yamenye. Nuvuga ngo n'ubundi mu mupira w'amaguru iyo riske nyine ni kiriya kivamo, riske wayifashe, ubizi nyine icyavuyemo nyine n'icyo wabonye. Tactically no mu rugamba ntabwo abantu bose barabana neza. Mupira niyo nashaka kugera gatoya, ijambo automatism hari umuntu ushaka kuba ati wenda bimaze ikibyo. Cyo tutazi football. Iyo uri gutegura imyitozo wenda ufite match nk'izi, iyo uri kubwira umuntu ngo Sekiganda muri markage azafatwa n'uyu kuko ari muremure, ese uzi ko yemera Sekiganda cyane kuko yongeye abatsinda igitego nk'icyo yabatsinze mu mukino uheruka, ntago amuzi. Ese uzi ko baba bazi umukinnyi wa APR uri foro ku mutwe niba Yunus ari foro? Ese ububizi yuko abasanzwe babizi? Baba babizi cyane. Ese urabizi ko abashya batazi abakinnyi ba APR 100%? Ese uzi ko mvuye kuri set pieces ivuze ngo muri animation yacu wenda tuzajya ducisha imipira ku ruhande, dukoresha uruhande rwa kanaka. Ese uzi ko iyo bavuga ngo Gloire wenda ntakunda imipira miremire, wenda akunda kumuhereza umupira hafi agacenga dribble? Ese uzi ko uriya Bienvenu yarari gupaswa n'abantu bahuye muri ako kanya bakitoga barishari bamupasaga? Uzi ko bamubonye uwo munsi batazi imikinire ye. That's what we call automatism, kumenyerana, kumenya ngo akina gutya, akunda baro zimeze gutya. Kuko iyo mukorana imyitozo nk'abariya bakoranaga nabo ba Gloire, abamubwira kitoga bro wima baro ndende, nje nshaka umupira wo hasi, amasinye abamubwira nje nkunda baro zo muri profondeur, wimize imeze gutya, doze yaba yarayimenye. Niko kumenyerana, niyo mpamvu bitozanya nyine. None wowe urafashe ni nkaho ufashe ikipe. Reka dufate urugero ku gitego ndashaka tuze kuva ku ruhande rwa Rayon Sport tujye ku ruhande rwa APR kuko dusiganye iminota 15. Reka tugikoreshe mu rugero rw'igitego cya kane cya APR.
icyo bita automatism. kimwe cyari Mama kizanye Dusi ruboneka mu ahantu kibuga yakiriye umupira urahabona, yakiriye umupira kuri couloir y'ibumoso, umupira yari abizi neza ko ruboneka, areba Ruboneka ahantu ahagaze, aravuga ati ndabizi neza ko aho nakujugunyira umupira muri vide nta muntu n'umwe wagucika, nzi umuvuduko wawe, I know your pace, aramumunagirayo. Uzi Vinyinu kugira ngo umenye ko batari bazi n'ukuntu bari mu mukinishe, buri kanya yabaga avaha ajyaha avaha ajyaha, ntibazi. Turamuha umupira ku kirenge, turawushyira muri profonderi, turawushakira muri vide. Byari ibintu Rayon Sport yari gukora. Hari ibintu mu miti bajya bakora, babanza ngo kugerageza umuti bakawugerageza ku nyamaswa, wenda nk'imbeba. Hari ibintu burya ngo tujya guhuza imbeba cyane cyane amantuza, reka twese turi inyamaswa. Nana kavuza kwa karatrendinga mwana funze n'uya ngo turaba byaraga ngo bingagi. So kwizigira rero nta gukora experience ku muntu cya muri game ikorerwa mu myitozo. Yego nango rero ni bya bindi bavuga ngo umuti babanza kugerageza ku mbeba bakareba uko